ngiye mba ndikubwira ibintu nyamara ukarakara kandi numva nkubwira bari byo urabuzwa nande se numva nkubwira bari byo ngiye imiteto ufite umenye ko itazarangiza no minsi 10 nyamara nta miteto bro nayo man ufite imiteto wowe turajya guhawarangiza ibintu byose ukagenda ukabishyira ako karubanda se ubundi nitwa dusanzwe dushyira ibintu hanze umuntu akajya nyine jye menya ko turi mu bihe bidasanzwe okay somo nararibonye Cyaba ase koko wiyemeje kundakarira koko ntabwo nakurakariye se nawe nakurakarika mu njyamyeho aketse ko ibi ngibi ari inshingano zarimo uri kuzikora kugira ngo uzuzuze inshingano zanjye ari ukuguheka umusore ase mbwira nyine be honest kandi ejo wababajwe n'iki cyambwira hano ntacyo cyandakaje tu nibyo urabizi ko nkuzi bihagije nubwo bitari cyane ariko nshobora kumenya ngo urishimye cyangwa urababaye bityo rero ntabwo wakabaye mbwira ikibazo gihari nimba ukumbuye no mu rugo mbimenye dushaka uburyo ujya mu rugo ikibazo cyo gukumbura mu rugo yego niki ntacyo cyashira imbwira najye njya guteka nicara iruhande mpaka bihiye n'isundi ugiye ko nta gahunda yihutirwa uba ufite ngo ugiye gukora mba ngiye kwirambikaho ariko wirambika se usigaye uteka wirambitse sawa nyine Imana igomba guhinduka ibintu njye ntabwo mbishaka se ubundi rero babyiburiye wagiye uza ukabicunga ko ubu se bwo nanamufashe namukora iki ko ntamushobora wamukora iki se ntagomba mpari wowe numubona yaje uzambwire ati dore nguwo yaje ahubwo wowe uzajya uba uri hafi sibyo ndabona ngiye gufata imyanzuro mishyashya kandi nawe ndabona ntazi ibyo uri imyanzuro ki ngiye kuzabacira ikibanza nzajya ngenda nicara ku muryango mbarindisha ikibanza urimo uraseka nzagufata videwo ikibanza ucunze abantu baza kwibera mari ibintu uri kwigira nuko buriya nk'iminsi 5 itarashira ngo usange nibyo twahashye byashize rero nibwo wamenya agaciro k'ibintu reka nkubaze sibyo nk'ubwo reba leta ntiratanga kawunga n'umuceri n'ibishyimbo ubundi wa mugani ko tubwirizwa gufasha abantu badafite icyo barya nk'ubwo wowe uri kubafasha iki ninde bitubwiriza ijambo ry'Imana tugomba gusangira n'abadafite waretse ahubwo kujya bajye biba tukazajya tubahaho dukeya aho kugira ngo nese kukibiba nuko ko nta kintu bafite rega leta nta kintu iratanga ntacyo bimbwira ariko tumbwire rega ibintu byose bihari cyangwa umbwire nimba ari Kazungu uba kubangamiye mbimenye nshake solution ani mbwira wihigima rega ntacyo yewe ani urabizi ko turi muri lockdown so rero solution zose zigomba kuba n'ubundi turi inside twebwe tugomba gukemura ibyo bibazo turi muri nonzo turi abantu batatu none ikibazo kitatewe nanjye kikaba atari cyawe byihariye ko byange bikunda ni Kazungu sibyo yakoze iki kumbe yitwa Kazungu yego nturuzi ko yitwa nde ntabwo bigeze mbwira izina okay mwaraganira bigezaho oya wambwira ikibazo gihari n'iki ntacyo pe shiri wese kumera gutyo ntacyo ageze mubwira ibidahari ntacyo nta kibazo gihari nta kibazo gihari ubu nanjye ngenza mere gutya ntifate n'ingira icyo mvuga kugira ngo mwumvishe ko nyine ntanjye nta kibazo gihari kandi koko mbona ko hari ikibazo none se shira bugira ngo mvuge iki mbwira ikibazo cyose gihari rega ninjye nawe tugomba gushaka umuti cyatabaye njye nawe na Kazungu shari ibyo mbona nyine nkabona binteye umutwe tu ariko ntabwo nari nzi ko uteye kuno shiri ntabwo bije honestly ntabwo nari nzi ko uteye gutya ntabwo ibintu byose okay no wenda nshobora kuba ari uko nakunda kwambara ishati utari uzi ko mfite tatuwaje ariko ni igihe cyanyacyo cyo kugira ngo umenye ko zifite hari ukundi gutera uri kuvuga ntabwo ari icyo kibazo ni se sheki kareba nko kumererwa kuri ejo saa 6
ku biryo ariko titi umbwira ngo abantu nta kintu bafite bagenda bakicara bakarara banywa amayoga bugacya ubumbwira gute ko nta kintu bafite babeshyira nabyo bintu ariko babeshyira se uriya mukobwa asa ntabwo baraye banywa inzoga bugacya nyine ni icyo gihe gusa ese turafatanya n'ubugoryi bwawe ubwo bugoryi bwabo rero nibwo bugiye gutuma umuntu afata imyanzuro mishyashya uri kumva njye ntabwo nakwishingira ubugoryi bwabo ngo njye ngenda mpaye nze mbatekere nibarangiza amafaranga babonye bagende bayanywera inzoga mva mubwire sibyo reka tubayeho nk'ibiro 5 basi n'Imana izaduha umugisha mu gihe batarabona icyo kurya babarira ubwo ngubwo igihe bagiriye neza imigisha umaze kubona n'inga cyakora mvuka genda akubwiye ngo ibintu byose bigomba guhinduka uri kumva ndabona wakaniye ubwo uzajya ujya no ntakanira ubwo uzajya ujya no kubiteka njye nawe nzajya nshobora kujya guteka ibiryo nanabicunge ubwo urahaze sawa nimba amazi ubwo urahaze ibintu utangiye kwigira ngo njye no guteka naragiye no guhana uri kumbwira ngo n'amafaranga asundi we mu amafaranga wakoreraga washyize asa sinakubwiye ko naguzemo inkweto sawa ko nyine nawe izo nkweto nawe ari iminsi nizo zigiye kujya zigutunga ujya gucunga ibiryo se ndakora akazi katoroshye wowe ubwo nawe ugira akadomo Kazungu nawe yari yahashye nyine nibyo tugomba gufatanya do you think it's funny no ntabwo ari icyo tsetse tugomba gufatanya agomba guhaha nanjye nkaha ariko se ahashye nabwo ibiryo yagiye guhaha ejo nibyo twariye twese nyine se tugomba guhaha nyine tukarya ese ubundi sheri okay tube tubiretse lockdown yabaye nta mafaranga ufite ani actually sinzi ukuntu nabikubwira nyine nari niteguye ko ari ahandi uza gukora amafaranga biba accident nyine wa lockdown buri uko nyabona ubu tuvugana ahangaha amagaze mwese sheri kuvuga ko nta mafaranga wari ufite lockdown igitangira ubwo iyo iyo biza kuba wenda ntibashireho guma mu rugo nari gutaha n'amaguru no ntabwo ataha n'amaguru none nari gukurayo gutaha kandi ntabifite biza kuba bidafunze nyine twari gushaka ukundi kuntu bigenda usibye ko muri no minsi byanze umuntu wese ufite amafaranga utayamusaba ngo ayaguhe ariko ndakeka ntabwo byagorana urabizi ko ntagombaga kuyagusaba urabizi ko wagombaga nyine ntabwo wagombaga kuyansaba kumpereza amafaranga yawe gutaha basi ayo wari kumamo tike wacu twayahamo tugatera listen clearly sibyo shari ubu tuvugana lockdown yaje nsanga mpagaze nabi sibyo ariko basi ufite mbabarira nyumve basi nkubwira ariko si ukuvuga ngo nta mafaranga mfite kuko iyi nzu irishyurwa mu busanzwe dusanzwe turya baby ibyo ndabyumva ndanabizi ndanabyumva cyane so what's now ndavuga ngo rero ubu ngubu amafaranga mpagaze inote ya magana shiri yo kuwinyinisha nukuri kw'Imana niwe mbibwiye wenyine na Kazungu bwe ntabyo azi ko mfite amafaranga ngo arenza ayo ngayo mfite 5,000 kandi urabona iyo mafaranga 500 ntabwo twayagaspiya gutya kejo tuzabura icyo dukora hanyuma ayo 500 uzayaha mu stock ntabwo wayagaspiya haka 500 agira ibindi bintu byinshi akora shaka basi kuntu umugore mu magi basi ngiye nirenda shonje dubayenda nko guhera rese sheri we nta nubwo ureba unukwirirwa uzana udukingirizo kara kazi gakorwa n'umuntu utariye uraje nyine n'udukingirizo gusa nta kintu abo 500 yakugura agakingirizo ani ibintu byose ufite ntibyanjye sibyo buri kimwe cyose ufite n'icyanjye so nimba rero tutabikora ngo tuniprotege njye natekereze ko dukeneye gomba kurya nese ejo ni wariye sheri saa sita ushaka kuryana nijoro kumva njye ntabwo narinzi ko ukeneye kuryana nijoro kuko numvaga ko ushobora kuba uri watangiye regime nukuri ariko noneho uranasekeje regime singitangira iri wawe okay sawa thank you ubwo wenda nijoro wenda si ntawe nubwo na wenda namwe musanzwe murya hanyuma se mu gitondo baby noneho ahubwo ko n'ubundi turi matin reka dutangiye dutekereze n'ubundi urabona ko dutangiye dutekereze igitondo cyageze nyine nk'umugore mu rugo utangira umbwira wacyoneye baby urya uretse kwitiranya ibintu wite ngo ikije njye nawe tuzi impamvu ndi hano okay
baby sibyo nibyo njye nawe tuzi impamvu turaha right yego none se kuki utangira kuvuga ngo nk'umugore mu rugo ese mvuga ngo ni nka mushiki na musaza ntabwo mbizi ngambwira nkora iki rero nicyo ukeneye baby wowe kora ikintu ugomba gukora njyewe utibagiza ko hano ndi umushyitsi urumva ukeneye amagi baby ntabwo ari amagi kwa muganga ntayo banyandikiye wowe ndashaka ikintu cyo gushyira mu nda just one case kandi urabizi ko najya mu cyayi nyine bizi imwe hanyuma ngakora buri kimwe cyose ushaka baby ntabwo ndi muri mood yo come on sweetheart I don't need it need a case ni ijoro ryose wanze kunsoma wivumbuye none rero ntabwo ari ukwivumbura baby hani ngiye kugutunganyiriza utuntu twawe uko ndeba nkabona birancanze birandenze ntabwo ushaka ko chief kuko agenda mu gikoni agahita yorganize ibintu ntabwo ushaka ko nkuzanira ibintu biri mwe basi namereza akamwe hano come on babe gawuzana urwo rutwe rero thank you okay. One more time no one more time babe go Shadia Mr. Chifoka go please rimwe ryonyine Shadia ka motivation kugira ngo nze gukata igitunguru numva ko ndi muri muntu uhatuzi come on babe give me a case wow love you baby ntabwo ndi say that love me too babe no sure thanks okay this lockdown go break my love I'm coming okay I love you I love you too uri mwiza mvaho uri mwiza sheri sheri uri umurete wongera uvuge ngo ntabwo ari mwe mutwiba wongera ubivuge ntabwo ari mwe mutwiba wongera uvuge ngo ntabwo ari mwe mutwiba Jambe ni wowe wongera uvuge ngo ntabwo ari mwe mutwiba uri kunika wongera uvuge ngo ntabwo ari mwe mutwiba uri kunika uri kukuniga nyine kubera ko muri kutwiba rero se mfashe igisambo nende kubirundanya neza ubirundanya ubishyira mu gafuka kawe nitutse kutabanya ngo oya ubirundanya ubishyira mu gafuka kawe ngaha Ndamvose ibintu mubwire bushyira urose ibintu gute kandi muri kutwiba gusa se mfashe igisambo cyangwa sinatabanye ntabwo ndi igisambo utari igisambo utari igisambo iki cyangwa uri muri amiga utari igisambo iki uri muri amiga utari igisambo iki utari igisambo iki azaga maza mu meka ntabwo ndi kuba utari igisambo hano uri iki uri iki ntabwo ari mwe mwakibye n'ibyo ubushize umuturanyi oya ntabwo ari mwe none ninde watwibye ubu ngubu se yamfashe ni mu nzu ngufatiye mu kigo se igisambo ngufatiye mu kigo se igisambo ntabwo niyobaga wari uri gukora iki rimwe ndimo ndabirundanya neza mwareka tuganire tuganire uzi ko nakwica umuntu ufatiye mu kigo se igisambo se igisambo se igisambo se igisambo kugira ushinzwe ntabwo amwe mwabitwaye apemari jampe ntabwo ari mwebwe ntabwo ari mwebwe ntabwo ari mwebwe ntabwo ari mwebwe twakwica umuntu wamugi Kazubi sinamurira hanze umugabo we waramwishe sinakubwiye ushakana n'ingegera bigenze gute se wari kumukubita ngo yaribye ibirayi kandi ubu ngubu ngewe nari nivuye kuzana ibindi birayi mvuye guhaha ngo nanize kubera ngo kumukiza Janvier yaramuhitanye arimo ari ibirayi by'iwabo ngira mubwira ati kwako ngenda shobora ni se rero uri kuvuga gutyo nese bari banyishe nyine sibyo ndi kukubwira basi cara hano nicara sitiro bari bamwishe dore ubu ngubu baracyari kurwana ngiye mujye kubakiza bari banyishe nta mutipe namubwingezo yo kwibasa ubwa mbere n'umuturanyi yanakunda kujya kwiba y'ibitoki by'abandi nisi niyo mpamvu uri kuvuga gutyo ese si ni Janvier ari kumwihorera buriya muretse nzamufatira umunsi umwe ibintu biba hano bijya igihe dore ari mvuye kuguhahira ibirayi ngo umuneke mu gafuka nari mfite nk'ibiro bibiri nibyo nari nako nibyo nari nzanye noneho
nsanze njariya nsanga nuza ari kugira ngo bari kurwana ngo yamwibiye ibirayi kandi koko nsanze bari yari afite agafuka k'ibirayi nge nuko agacu dutandukanye nge nawe nuko umweru bafite k'umukara kandi nabikubwiye nushaka utangira urebe kure n'isi mbigenze undana n'ingegera neza wumva umuntu ngayibaze nawe mubana nk'umugabo urwo rugo bazarukira ese uri kumunigira icyo ubundi ubwo ngubwo mani uri kumunigira iki se tubona gamwe mutwiba ikiro cy'ibirayi yaba agiye gufata hano ntabwo mwatwiye muka umwana agomba kwikina iby'abana umwana azakinanga mu biro byacu oya ntabwo ari ibyo twumvikanye mani reka nkubwire nujya ushaka guserera jya userera nanjye nose urumva nawe ushaka guserera serera nawe se twaserera wowe wanyingira inoza wanyingira ungu njye mfashe ibisambo wanyura hehe uranyura hehe uranyura hehe uranyura hehe ma ugiye kwica famiye yose ma nakwica n'umuntu ma ma ugiye kwica njye nakwica n'umuntu ma ma zireba nakwica n'umuntu ma kamwe ndazana urwuma gasinye titi titi ako ubugoryi ugira buzashira ryari yego ba ako ntabwo umaze guhumuka numenye umuntu ugukunda ngiye kureba ukuntu mba nakwitare nkajya ku muhanda hose ngiye gushakira ibiryo muri no muri lockdown uzi ko abapolisi bari banyishe nawe yesu yankunda cyabyiburire gusa nagukunda nakabaye niruka nirukanka kuri iri zuba n'abapolisi abo sabibona shandi rwose njye ibyanga bimaze no kumva ngiye kamusabira kamusibyo kiriya kintu cyawe umuranyo kiri kihurira ngewe umetayemo uvuga ati tugiye gutangira ngewe nge nawe tumenyane neza ko ntabwo twe tuziranye ariko no kumenyana n'umuntu mwinjigira kuriya ejo yaziba n'ikintu bakaza bakagufunga siko ari byo ese ubundi ubona wankunda erega abakobwa tuba dushaka abantu batwitaho ngewe niyo mpamvu mba nangase si mba nkubwira ntabwo mba nshaka yuko witwa n'inzara reba barinze niyo baniga mvuye guhaha nyeze umuntu ariko byihurira birambabaje basi sori sibyo kazu sibyo nta kibazo ihangane basi ahubwo se ndagutekera n'inyama zishaka reka mba nshaka kukwitaho kubera yuko nakubonye ndakwikunda no tutari tuziranye ariko buri Imana ifite impamvu yaguhishije hano kugira ngo tumenyane birambuye basanga ni muri izo nzobe yabona iberanye na kiriya gikara uzi ko wajyaho ni munsi y'inkono bikabya ariko sha nanjye majije kubibona ibintu byinshi bigenda buri Imana ihuriza abantu uginga ndakubise nteretse unatu yaramwishe be ndamwisasiye gutya hasi barumura kamaze arajya koza ati yaradihaguye imikogo mani ntusubireyo mani kitakwishana abanyakiriseri gombo yose kabisa kandi waba mwandiye kuko mbabarira sibyo base mwandiye sibyo so mbere ntabwo uri kumva ko ndi kugutabara njye njya gukubitwa ndi kujya gutabara uriya muginga nawe reka bazakwibuza umugabo noneho undi amaherezo yabyo ubwo ko nta nubwo uri kumva ko umuntu ari kugutakira ngo arababaye njyewe imyoje se hiyo ntabwo ari we n'imyoje amagambo uri kumbwira si kuvuga amanjwe hasi mbabarira we numenyere ko ari indwara ariko kuba nari ndwaniye Kazungu bose nabyo ngiye kubizera n'umuvandimwe ntabwo nareba bamwica ngo mbyiwe ntabwo noneho nzajya nizera iki ushatse kuvuga iki se ahubwo umva basi wampaye akanya kanya se bwoko ki kanya nyamara ufite ikibazo kanguka se nyine va muri ibyo ngibyo uri kwigira uryame titi ndavuze ngo kanguka ase nagize neho shaho umaze kurengwa naryamye ninze waretse nkirya nakubwiye inshuro zingahe ko uzajya winjira mu nzu ugafunga hariya
Sonari bugufungirane. Wari bumfungirane si ubonye ntari ntabwo naza nkakomanga. Nsubaye. Sha ibintu urimo muri iyi minsi wowe. Nsubaye iki? Basa turi kurwana ari hanze ntabwo watwumvaga. Ntabwo mvaga intambara kubera ari hanze. Nta ntambara mvaga ndi kubera ari hanze. Bande bagwana. Ubuse mbaye gutya kubera yuko njye nari ndi kugukina ari hanze njye nyine. Ubaye iki? Titi. Ubaye. Ibintu urimo. Ubaye iki se ninde muri kurwana? Abari kugenda hari bakagenda bakayirira hari ntabwo wari ubizi ko bahari se. Ufashe umujura. Kamye kumukubita. Aracyariyo ngo nanjye njye kumukubita. Mani mbwira bireke. Umbabare muri iminsi ugabanye ubugoryi. Azakudunda. Ntabwo ari ubugoryi mani nose bigenze ute. Nakubwiye inshuro nyinshi ngo nuzageza mu nzu uzagifunga ari ku muryango. Wabikoze? Nta n'isoni ufite. Nese wari uri kurwana nande? Ndekura. Wari uri kurwana. Ndekura. Amagi se yo nagutumye ari he? Nyina amagi nge nari ngiye kuyirya kuyagura. Sohotse nsanga umuntu arabarimo kumuniga. Rukundo, nge njya gutabara umuntu. Ubona numvaga ko utarakina ko nari nsize hano urimo gusa. Hanyuma amafaranga ari hehe yo wari ugiye kuyaguramo? Ayafite. Ari Nsize hari. Sebe tuzaye duhora turakaranya ko igitondo cyose. Wagira ngo ari n'ahantu ubugiye umuntu akubwira nabi. ntabwo nagize. Ubundi n'ibiki bikurikira mu. Ntabwo nigeze mva hano ariko. Hasi mbwira kwa gatawa. Don't touch me. Siko nigeze nanagukoraho. Basi mbabarire basi nimba natinda ndahita mbikora nona. Ako nukuri ko Imana umuginga aranyishe. Pe nuko igomba mukongo wawe. Wanyitayeho. Yajya mwijugunyeho. Basi nkira akabo. Kuza cyo Mana yanjye. Baba bivuze ko umuntu amenya umuntu uko babana. Ese wamenye iki kintu kitari iki ngiki uri kubona? Njye narakubwiye ngo uzajye urufunga hari kuko bari abahungu duturanye ntabwo bizeye. Habe na gatoya. Ntumbwire ko ari bufashe. Ejo ntabwo wambwiraga mwari muri kumwe ngo ibirayi ngibiki n'ibiki. Sinsanze bari kubiyora hari. Ninde wari uri kubiyora? Mbabari umumbwire. Sinsanze bari kubiyora. Kazungu uri aho rwa undi mwari muri kumwe hari amuganira. Ndamwina. Kazungu yaraye kutwiba ibiryo. Uretse igirayo.